Guys, umeze mute? Uyu ni Peter Brown kuri microphone, ikiganiro cyo ni Brown Show. Ngira murabizi ko tuba tubagezaho amakuru y'imyidagaduro atandukanye. Trending news nizo tuba turi bagezaho. Uyu munsi tugiye kuba tuganira ku musore ukiri muto guys. Ukiri muto mu myaka, ukiri muto mu gihagararo, ariko munini cyane, ufite brand nini cyane ku isi nzima. Uyu musore rero akaba ari muri Afrika, akaba amaze igihe kitari gitonya ari muri Afrika, kubera ko yaje muri Afrika mu mpera ya 2025 mu kwa 12 nibwo yaje. Akaba tuwa yiwe ikaba igomba kurangira muri uku kwa mbere mu mpera gutyo, nibwo igomba kurangira. Hari ibihugu byinshi cyane yifuje cyangwa se ashaka gusura. Hari ibyo amaje gusura, twavuga urugero nka Angola, za South Africa, za Zimbabwe, ndetse n'u Rwanda ndago tugiye kuba tugarukaho. Hari n'ibindi ateganya kuba yasura, nk'ubu ngo barimo arasura Kenya, azasura na za Ethiopia. Nibihugu byinshi cyane agomba gusura mu ruzinduko rwe yagire muri Afrika. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko uyu musore arakurikirwa cyane, kuko ibitangazamakuru byose byo kwisi, kamera zose bazitunze muri Afrika, aho ari kuba ari kuzenguruka, ari gusura, isi yose iri kubimubona, kuko akora izo twita za live streaming. No kuntu usanga ibiri gukorwa direct, biri guca ku mbuga nkoranyambaga ziwe. So ibyo rero bizamura izina ry'ibihugu, bigatuma ibihugu byinshi abantu benshi babimenya ku isi hagiye hatandukanye n'ibindi byinshi muri rusange. So ntabwo rero tugiye kuba tuvuga byinshi kubijyana n'uruzinduko rwe mu bindi bihugu, ahubwo tugiye kugaruka mu Rwanda, kubera ko tariki ya 10 hari kuwa gatandatu z'ukwa mbere 2026 nibwo yari ari mu Rwanda Kigali. Tugiye kuba tuganira uruzinduko rwe muri make uko rwagenze. Muri make urugendo rwe rwagenze neza, kubera yuko ibinyamakuru byose byo ku isi cyangwa se abari barimo baranamukurikirana, urugendo rwe rusa nkaho ruri guhumuza. Banditse ko ishowspeed mu Rwanda yakiriwe neza, cyangwa se show ye yagenze neza kurusha ibindi bihugu byose amajije kunyuramo muri Afrika. Icyo nicyo kintu wamenya cya mbere. Kubera iki Afrika, hari ibihugu wenda bimwe na bimwe bazi ko biri big, bifite abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga, binazwi cyane, urugero za Angola, za South Africa. Ntago bari gutekereza ko wenda ishowspeed yagira abafana benshi mu Rwanda kurusha abafana yajya muri South Africa, kuko abanatekereza bati mu Rwanda n'abaturage bake abenshi, nta no bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga, bakabitekereza gutyo. South Africa ni igihugu kinini gikize, abaturage benshi. Ariko icyo nakubwira cyo nuko ishowspeed mu Rwanda yakiriwe n'abafana benshi cyane, bakubye inshuro nyinshi cyane abafana bamwakiye muri za South Africa na za Angola na za Zimbabwe, aho yabanje guca. So icyabaye rero ni iki, nawe ubwe yarabyivugiye cyane cyane ko n'u Rwanda of course ni rwiza. Yararukunze, yakunze aho bamujyanye, yakunze umujyi wa Kigali, yakunze ingagi, imisozi yo mu Rwanda. Byose nibyagiye agaragaza muri interviews ziwe, cyangwa se ari gufata amavideo matonya, ari no kuri live streaming. Nango u Rwanda rufite ukuntu rwubatse izina muri iyi tuwa yiwe, kubera ko abantu benshi commentaire nyinshi cyane zigaruka ku rugendo rwa ishowspeed mu Rwanda ni nyinshi cyane. Ikintu cyambere ugomba kumenya, ishowspeed yaje mu Rwanda akora uruzinduko rwe, cyangwa se ahantu yagiye asura, hamwe na hamwe yagiye asura. Yagiye nko mu Mahoro Stadium, yagiye muri Arena, yagiye kuri Rafiki, ni henshi yagiye asura, agenda ahura n'abantu henshi bagiye batandukanye, aba content creators bo mu Rwanda bakoresha TikTok, bakoresha YouTube. Nyiranganga nabwiramo urugero nka Osmarito, nabwiramo nka Kagarara, nabwiramo nka Rutambi. Abo bose n'abantu bagiye bahura na ishowspeed, ndetse bakagerageza gukorana ama challenge. ishowspeed rero kuntu ameze, igihugu agezemo cyangwa se abafana b'ukuntu bamera, n'abafana bagomba kuba bari active, kuko arangwa n'urusaku. Bimwe mu bimucururiza n'urusaku, n'ugukora cyane, n'ugusakuza, ibintu byinshi. Abakeneye abafana bafite izo vibe, ziturutse mu bafana. Niyo mpamvu akenshi ukunda gusanga abagira izo vibe ni abantu bakiri bato, abagenis. Niyo mpamvu usanga abagenis nabo bamwiyumvamo cyane, nibo bafana be benshi cyane, kuko bagerageza kwactinga nkuko yaktinga. Rimwe na rimwe avangamo akamoka, ubundi agakora amasiporo. Guys, ni ibintu byinshi cyane ishowspeed agenda akora, bikaba biri no mu bintu bituma akundwa n'abantu batari bakenya ku isi, kandi hivanzemo cyane
urubyiruko abantu bakiri mu myaka mitonya. So kino wamenya ishowspeed nkanjye nari mpari kuri Rafiki naramukurikiranye, andi ntabwo negeze njye, ariko nko kuri Rafiki naramukurikiranye, ndetse n'ahandi hose yagiye acana amakuru ye nari nyafite kuko nari ndi kuri live yiwe ndi kugenda nkurikirana aho ari kugenda nyura hose. Ariko ikintu cyambere ugomba kumenya guys, mu Rwanda abafana ni okay, aba challengers ni okay, ariko turacyafite ikibazo cy'ururimi, cyo ngicyo narakibonye n'abantu benshi bagiye bakigarukaho, kubera yuko usanga nka biriya bihugu yagiye anyuramo wasangaga abaturage ahanyuze bakaganira bakumvikana, ariko mu Rwanda turacyafite ikibazo kubera ko nabake mu bo babashije guhura nawe kandi banamwiteguye, wasanga communication ari ikibazo. Shout out kuri Osmalito ni umuntu nibura bahuye finally, ukabona ko communication is good, ariko abandi wasanga communication ari ikibazo, ukabona yisiza amarange, ni content creator dusanzwe tuzi, ni umuntu ukaze ukomeye, ariko communication ikanga. Ugasanga ibyo mwari kubwira undi ntago ari kubyumva, ni kuri kote nyine abanyarwanda. ishowspeed akavuga uwo bari kumwe ntabyumve, undi nawe ukabona nyine ni ibintu biteye agahinda cyane. Nagendaga mbibona no kuri commentaire kuri live stream yiwe yari ako kanya live, ngena mbona nyine commentaire z'abakunzi be bari ku mpande zose z'isi, bari kugenda nyine bakomanta bavuga ati what's Rwanda, bavuga ngo abanyarwanda ngo bavuga igifaransa ngo naba francophone, ariko ntago bazi ko francophone igifaransa nacyo ntari. So icyo ngicyo nakubwira nuko araburamo akantu gato gusa asigaye aba content creator bacu bakagera ku rwego mpuzamahanga, ko nta kandi no kugerageza gutinyuka indimi bakazikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo bibacururize apana mu Rwanda gusa, ubwo byabacururiza no hanze y'u Rwanda, bibagurira amasoko. Nibyo ngibyo, ariko icyo twavuga dusoza ni uko urugendo rwa ishowspeed mu Rwanda rwose rwabaye urugendo rwiza. Ni umwana ukiri muto, ni umwana wakoze, ni umwana umotiva young generations benshi, ko imbuga nkoranyambaga kugira ngo bazikoreshe ntacyo zibabyarira, ahubwo bazikoresha mu nyungu, bazikuramo amafaranga, kuko harimo amafaranga menshi. Kuko ubu ngubu icyo nakubwira nuko ishowspeed abarirwa umutungo ungana na miliyoni 30 z'idolari. Miliyoni 30 z'idolari zigera hafi miliyari 45 z'amanyarwanda. Ayo ntago ari amafaranga makenya ku mwana w'imyaka 20, kandi ayakoreye guhera mu mwaka 2022, kuko 2021 yarataramenyekana cyane, gutyo yatangiye kumenyekana cyane muri 2022. Urumva imyaka 3-4 kuba umusore muto cyane ashobora kuba acuruje amafaranga angana na miliyari 45 z'amanyarwanda azikuye ku mbuga nkoranyambaga. Urumva ayo mafaranga nagara amafaranga make. So nibyo ngibyo twavuga kuri ishowspeed. Icyo nababwira nuko ubu ngubu yakomeje ari Kenya, zakomeza no mu bihugu bigiye bitandukanye muri Afrika, ariko rwose ni byiza, ni by'agaciro kuba ishowspeed yaraje muri Afrika, kuko hari abanyamerika benshi, hari abanyaburayi benshi batari bazi umugabane wa Afrika, ariko iyo barimo barereba zino live streaming ziwe bagenda bamenya Afrika, bagasobanukirwa kuko ibyinshi baba bazi kuri Afrika ni ibintu biraho byo kubeshya. Afrika ni umugabane nta terambere, nta ibintu byinshi biba biraho ngo, ariko iyo barimo barareba Afrika bakagenda babona ko Afrika arahigeze itera imbere, hari icyo byongera cyane cyane mu ishoramari, bakaba baza gushora imari muri Afrika. So ni byiza cyane, by'agaciro. Icyo nababwira nuko mwakomeza gukurikirana YouTube channel ya Peter Brown 2050. Ngewe kuri microphone yari Peter Brown, ikiganiro cyo cyari Brown Show. Ciao ciao.